kuganya biteye ubwoba. Hahirwa abantu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, babeshwaho n'ijambo rye. Abo ni bo bazagera mu rurembo rusiganirwa. Abo ni abafite imitima iboneye, bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, kandi ntihakenera gukora umurimo we, badashidikanya ko bazagororerwa. Dukorane umwete kuko ingororano zacu ziri mu ijuru. Abo ni abafite imitima iboneye, bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, kandi ntihakenera gukora umurimo we, badashidikanya ko bazagororerwa. Dukorane umwete kuko ingororano zacu ziri mu ijuru. Hahirwa umuntu wikiriza ati ndi hano, Uwiteka ntuma, akemera kuba igikoresho cya Data wadutumye mu ruzabibu, akazibukira kamere mbijya akaba umucyo umurikira inama ze. Abameze batyo nibo bazashimwa nidutabarwa. Abo ni abafite imitima iboneye, bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, kandi ntihakenera gukora umurimo we, badashidikanya ko bazagororerwa. Dukorane umwete kuko ingororano zacu ziri mu ijuru. Abo ni abafite imitima iboneye, bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, kandi ntihakenera gukora umurimo we, badashidikanya ko bazagororerwa. Dukorane umwete kuko ingororano zacu ziri mu ijuru. Nabi abo ni bande kandi bavuye he, ko bambaye ibishura byera kandi bagasa n'abera. Abo ni bande? Umwami Yesu azabasubiza ati abo ni abavuye mu mibabaro yo mu isi, kandi nabo jeshwe n'amaraso yera y'umwana w'intama. Abo ni abacunguwe n'umucunguzi, amaraso ya Yesu ababera inzira y'agakiza, kandi bakijijwe rwose n'ubuntu bw'Umukiza wacu Yesu wadupfiriye.
n'ubuntu bw'umukiza wacu Yesu wadupfiriye kubwo kwizera kwabo abo bose bahabwa ubugingo bw'iteka kubwo kwizera kwacu twese tuzagera